Precisa kuzwe. Precisa kuzwe. Kugira ngo itabongere roho tagaza tangiye gukora. Ukawere yamanutse nabibonye. Kugira ngo itabure. Precisa kuzwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ni muzima. Ni muzima. Yesu ni muzima. Ni muzima. Tagira kurebo. Ibose ntabwo ndakira cyane kuko mufitemo ka gripe nuko nabonye ntabiziza kugira ngo tuganire ariko ubundi ndarwaye. Ariko bizina rya Yesu ziko icyo Roho Mutagatifu yashize ku munwa wanjye kirabafasha. Tugiye kwiga inyigisho ivuga ngo ibihamya by'uko Yesu yazutse kandi ko ifitemo ubumana bwuzuye. Ibihamya by'uko Yesu yazutse kandi ko ifitemo ubumana bwuzuye. Wenda ahangaha kuvuga ubumana nababwiye impamvu nabigarutseho kuko mu myemerere y'abakristo twemera ko Yesu yari Imana rwose n'umuntu rwose. Hari abashaka kugereza hagati yari umuntu uko bamubonaga, ariko iyo mpamvu ushaka kugira ngo dutinde aho hantu turabona ko ibyo birenze umuntu. Yesu yazaguzwe. Aya masomo ari budufashe uyu munsi ni isomo rya mbere mu gitabo cyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 umurongo 34 kugera ku 42. Babandi hari aho tuba turi kujyana Bibiliya yabo hafi wahageze mu gitabo cy'isezerano rishya urangije amavanjiri ire ku mutwe wa 5. Ivanjiri iradufasha ni ya Yohani umutwe bahereye ku mutwe wa 6 umurongo wa 1 muri aya masomo turabonamo ibihamya by'uko Yesu yazutse. Atari ukuzuka gusa ahubwo tunabone ko ari Imana. Ko ari umuntu byari dushobora kuba tutabishidikanya kuko yabayeho muri history yabayeho. Icyo ntabwo twabishidikanya. Kandi bigarutse kubera ko muri minsi nkunda kugera muri imihanda ku macano yaba Instagram yaba TikTok. Bavuga TikTok cyangwa TikTok yaba YouTube aho se uzansanga aho muzamukungira aho se uzansanga Kristo yazaguzwe hose uzansanga. Ariko impamvu nkunda kuhajya nuko nabonye harimo ubuyobe. Hari ubuyobe nayo mpamvu mwewe nk'aba.com mwewe ufite tekinoloji naho reka twewe turi kugenda tuyitwaye kuraheze mwewe mwabutse amatara yabo kugira ngo njya twakoraga hariya ku rukuta rekada byari bishiri nawe tangira. Ariko nshaka kubabwira ngo ugomba kumenya ibyo mwemera kugira ngo mushobore kubisobanurira bari abantu usanga bari mu buyobe. Hari umuntu barutse gusanga kandi yita mu pasiteri yigisha avuga ngo Bikira Mariya ntabwo yabyaye kamere ya Yesu nababwiye Imana rwose n'umuntu rwose. Akaba ko Bikira Mariya yabyaye umuntu gusa. Ubwo urangije kuvuga ko Yesu atari Imana, ko Yesu atifitemo ubumana. Rero niyo mpamvu ibi bigomba kubimenya. Nagira n'amahirwe y'uwo muntu mukageraho muwandika kugira ngo utazasoma umenye ko Yesu afite kamere ebyiri. Bikira Mariya yabyaye Yesu. Imana yigise umuntu kugira kuri Bikira. Ibyo yihame ku bakristo aho wasengera hose witwa umukristo. Ibyo niko ugomba kuba ubyemera. Noneho ndagira ngo duhere kuri isomo rya mbere. Isomo rya mbere numvise ko umugabo witwa Gamaliyeli yari umugabo wize cyane. Bavuga ko na Sawuli siburi byo yize kwa Gamaliyeli mu gihe cyabo twavuga ko niwe udokiteri wari warabinuje kurusha abandi bose. Noneho
mu gihe barwanyaga abakristo batangiye kubica, batangiye kubafunga, ariko kubera baravuga kuvuga izina rya Yesu, kuvuga itangaza Yesu yakoze cyangwa se ari gukora. Ibyo byahereye byari cyagihe bagije wabanaga n'ubumuga ku ibaraza rya n'ingoro ya Salomoni, bamukiza mu izina rya Yesu, abandi bakavuga ceceke kuvuga iryo zina rya Yesu. Ibyo bitangaza murekera aho kuri naho batangiye gutotezwa. Noneho nyuma ya Pentekoste birushaho kuko batangiye kujya mu giturage bakavuga, hariho tumva bari mu rukiko, ariko barangije kubacira urubanza rwo gupfa. Hano uyu mugabo wari umuhanga cyane, si uko yarabashyigikiye, ahubwo nk'umuhanga ubwo abiga ka filozofi murakubyumva. Sinyasinzi mujye mujya turebe kuri he sinyasinzi muri kubyumva. Uyu mugabo yari umuhanga, aravuga oya bwere kwica bariya bantu, ahubwo reka turebe niba ibintu bituruka ku Mana, niba Yesu ari umwana w'Imana, niba kuko yaturutse ku Mana, umureke ibyo yigishije, niba bituruka ku Mana bizakomeza, niba bidaturuka ku Mana bizasenyuka. Nk'uko witwa Theodasi nawe yaraje birasenyuka. Hanyuma umubyeyi wo mu Galilaya witwa Yuda nawe birasenyuka. Mutegereze rero niba bidaturuka ku Mana bizasenyuka. Yari umuhanga kandi koko ngo muheke basa n'aho batujemo gake, urubanza rwo kubica bari bategereje kubaha bararureka kugira ngo rebe koko bizisenya. Ariko ntabwo babaretse kuko mu by'ukuri babonye bifite imbaraga ku buryo guhera muri iki kinyejana cya mbere kugeza mu myaka ijana cya kane, imyaka hafi magana bakomeje gutotezwa. Ubwo nitukomeza amateka abigasinya 5 muzabona igihe bisa naho byaturijemo gakeya. Ariko icyo cyakubwira uyu munsi turebe ni inama Gamariyeli yabahaye, cyakora icyo gihe barayikurikije. Ariko buriya ndagira ngo mbere mbereke byuze ibintu 5 bishobora kutwereka ko Yesu yarazutse, kandi Yesu yari Imana, yari n'umuntu. Kubera iki? Kubera ko icya mbere yasabwe ku buryo butangaje, yasabwe ku bwa Mutagatifu, yasabwe ku bwa Mwuka Wera. Icyo ntawe ubishidikanya kuko ni amateka. Yasabwe ku buryo urenze ubusanzwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abashaka guhasura umuzare cyane Ivanjiri ya Luka umutwe wa 1 n'umutwe wa 2 muzahazirikane neza. Icya kabiri, yakoranye ubwenge butangaje. Muribuka cya gihe asigaye mu ngoro, Yosefu na Mariya bakagira ngo ari kumwe n'abaturanyi bari gutaha, undi we yasigaye mu rusengero. Ngo yatangaga ingingo ayiha abafarisayi n'abigisha amategeko, abo Bagamalieli bari barabiguje, bagatangara kuko basangaga abarusha ibyanditswe bitagatifu. Kandi hari mu myaka 12 barangije ishaka kuko nyine boni bari bazi uwo bari kumwe nawe, abo bari babizi. Bakubona bitangaje, yatangiye kwiyerekana ku myaka 30, niyo yatangiye kwiyerekana wari atangiye kwigisha, amaze kubatiza. Aho reka nereko ati icya gatatu yarazwe n'ibitangaza byinshi. Icyo ntabwo twagishidikanyaho. Yakijije abarwayi, yakijije abapfuye ba Lazaro, mwibuka Evanjiri ya Yohani, ba Lazaro abapfuye barazuka, abari barwaye abamugaye. Ivanjiri twazirikanye umunsi baratubwira uburyo yatubuye imigati, aho ni hatari kabisa. Utubura imigati, Ivanjiri abantu benshi bakunda kuba bayizi. Yatubuye hano si imigati gusa, ahubwo yatubuye amafi, kandi ngo yari ifi
yari amafi nk'atatu gusa, ubundi abagabo 5,000 bararya kandi barasigaza. Ahandi Mateyo aravuga ngo utabariyemo abagore na ubusanzwe abagore bakunda kuba ari benshi mu nsengero, kandi ni byiza cyane, so ngabahaye amashi. Kristo yakuze rega burya abantu bakunda gusenga ni abantu bafite umutima wegeye Imana. Rero babandi bigize bakagara ngo ni abagabo ngo ndiga ngo ni iki byose n'akazi kanyu. Noneho baraza urumva yatuye imigati, yatubuye amafi, reka sinakubwira, bakarya amafi bakimanukira neza. Abagabo urabaza utazi abagabo. Ariko kuriya mujya gutekereza igihe yatuburaga ariya mafi cyangwa atubura imigati, ndetse ubundi burya banasangiraga ukuntu bagendaga bamaze ati wa muntu ko hano batuye ko bashatse no kumwimika kugira ngo azagira ate, azahore abihera iki amafi, azahore abihera imigati. None Mesiya koko uko ibyanditswe bitagatifu bivuga, uyu koko niwe twari dutegereje. Mukabona nka headmaster buri gihe akajya avuga ati sibo twasiko tubiri oya ahubwo dutatu buri munsi. Yewe uwo isengesho ryacu kuvuga ngo basi ubuturindire buri gihe, ariko mu mugundi bike singosha. Kristo yazaguzwe. Reka twikomereze. Mutekereze ukuntu bari basigaye aho agiye hose babushakashaka bagenda babwirana. Urumva wenda agatangira ati buri wese agakora ku ishumi ye, umupampe we yanabwira ati mfasha hariya twabonye ubutipe aratwika. Umva iyo yari inkuru nziza, umvira evangelization ariko hariya twabonye ubutipe ngo yitwa Jesus, ngo yitwa Yesu, yitwa Yesu aratwika. Uretse ko ishumi ye unakabwira umupampe we wino tumanuka ikipe kwirebera. Ariko mujya mureba barahari bose bamaze kuza ari benshi, bamenye ko ari umunyabita ndetse bitewe no kumwimika. Benshi batangiye kumwibonaho. Uriya mujyana wanjye, uriya gusa si munsi yagiye musayirwaza hepfo ndajyayo pe. Nkunda buriya abapampe rero mujyaga bakunda cyane kubera ko imbaraga ziba ziri hano. Uriya ni umujyama wanjye, ku buryo Yesu yari batangiye kumubona koko, kumwibonamo no kwifuza kuba baba bari kumwe nawe. Ariko undi munsi azababwiza ukuri. Ntabwo Yesu yabahishaga, yababwiza ukuri. Aho ati ntabwo munshakira ko munkunda, ahubwo muranshakira kuko uko bagendaga basenguruka. Ariko murebe abantu muri mwe, ntabwo mvuze, ariko muri mwe hari abana mu nda baje kuba inkuru neza, bari uriya kujya amashaka agutamo, uri agutamo, yarangiza kugutamo bose barangije gukwigwa, aho bongeraga gukaraga kandi kantu. Kristo yazaguzwe. Ukuntu bavugaga inkuru nziza, ntabwo mwaracecetse, reka ntiwareba, mwaricecekeye. Abandi baravugaga uriya mujyama ni hatari, agutamo akongera gutama kandi kantu. Tugende. Kristo yazaguzwe. Musiye ujya mu misa mwewe mwanya ngo ni ku gahato, somuze kubwiriza abapampe yanyu mujya kubabwiriza. Tugende tujye gusenga we. Kristo yazaguzwe. Ariko mujyayo atari uko mugiye gushaka ibitangaza gusa, ahubwo mugiye muzi uwo mugiye gusenga, uwo
wari mara gishimwe aha rero turupereza nibyo kuko Yesu yakoze ibitangaza byinshi, ariko twerekwa nk'abantu bamushakiraga iby'isigu. Uko Yesu ntabwo yari kutubwiriza isi, uko muri iyi minsi hari ubuyobe, nibyo navugiye muri iyi minsi ibintu uzasanga kuri aya social media, uzasanga abantu buri munsi bari kutwigisha iby'isi. Yesu utanga amaviza, Yesu utanga imigati, Yesu utanga abagore, Yesu utanga abasheri, Yesu utanga ubwiza, reka sinabare n'ubwiza arabutanga we. Kristo yaza kuzwe, ariko ibyo byose ntacyo byaba bivuze utaramenya Yesu uwo ari. Icya kane kitwereka ko Yesu koko yasohotse kandi kari muzima kandi ko ari Imana. Burya abahanuzi bari barakunze kubivugaho cyane, ndetse no ku ivanjiri ya Matayo abivugaho na Musare umutwe wa 27 muzabona ko mwibuke Yesu igihe ari ku musaraba bagiye kumuvuna amaguru. Kubera ko bagiye kumuvuna amaguru kugira ngo apfe vuba, bagiye ku isabato yarangije gupfa. Noneho kubera iyo mpamvu hari handitswe kwa Isaya, ubashyize hafi y'imyaka 600, hari handitswe ko nta gufa na rimwe rizavunika. Kubera ko bari bihuse bagiye kumuvuna amaguru ngo apfe vuba, kumbi basanga we yarangije gupfa. Cyane kwereka ko muri bimwe bitwereka ko Yesu yari adasanzwe, yari Imana, nuko byinshi byamuvuzweho uko byari byarahanuwe byarujujwe. Ibyo umuhanuzi Isaya uzashyira imyaka 600 koko biruzuzwa, nta gufa rye rizavuga. Bari kumuvuna amaguru basanga yapfuye, nta kindi bari batumye. Uko kubavuna amaguru kwari kwihutisha urupfu. Icyanyuma rero cyabitwereka nuko Yesu yagiye yerekana ari muzima. Yesu yagiye abonekera benshi. Mwibuke tujya turirimba imishwa y'Emawusi, tujya turirimba kwa murimba Tomasi wavuze ati ntabwo ndemera n'abanje ntabwibone. Yesu yagiye yereka benshi, ndetse muri y'abanyiri ya Matayo wa 27 muzabonaho avuga we ubwe amaze kuzuka yasuye n'abari yageze kuzimu, n'abandi bari barapfuye bari barapfuye bizera arabazura. Aho rero izo mbaraga uko yerekana bitwereka ko Yesu ari muzima, ko Yesu ari Imana. Aho rero ibi abantu bashatse kubereka kugira ngo mujye mumenya guhamya no gushimangira no kubwiriza abandi ko uwo mwemera ni muzima. Kubera ayo mateka yose ko nagerageje Ikinyarwanda cyiza, nagerageje gusamarayizinga, sibyo? Ariko ubundi muzi ko duhereye mu gitabo cy'intangiriro twabona byinshi. Maze rero bavandimwe, ubuzima bwawe iga kubuharira Yesu, kuko niba waragiye kubona ko Yesu ari Imana, ikintu utegereje ni iki? Utegereje iki kugira ngo ugire ukwemera? Kwa kundi uvuga uti nabaho napfa nzakomeza kuba umuhamya wa Yesu Kristo, nzakomeza kuba umukristo, haba mu burwayi, haba mu bigeragezo, haba hehe hose nzakomeza kuba umukristo. Dusigaye dufite abajene, dusigaye dufite ababyeyi ubona ubuzima bwabo kwamamaza Kristo ku isi na gusa. Dutegereje dutegereje abahamya bati Yesu ni muzima. Wavuga aleluya, bakagaragaza ko iyo aleluya bayemera. Wavuga Yesu ni muzima, akabihamya atari bwamukonje ko umuntu ntacyo yubwiye. Twe turi gusenga, turi guhamya, ariko wowe ntacyo bikubwiye. Kristo yazaguzwe. Reka rero ubwo bukonje buturimo bugaragaza ukwemera guke cyangwa se ukwemera gushidikanya. Reka uyu munsi twongere tugire urukundo ruvuguruye kuko ari muzima.
urukundo rukundisha kumukorera kuko uziko we yaratubwiye ngo ni kwa Yohana 14 kwa data hari icyicaro. Iyo bitari byo badara yo aho no duhana kuzajya Kristo yeza guswera icyo cyabuzanye yari Imana aza kutwereka ko nta bundi buryo isi tuzayitsinda uretse kuyihamyaho Imana yacu dukurikiye Yesu. Kuri ubu mutwe wa 14 kwa Yohani atubwira ngo nigenzira ukuri n'ubugingo. Gaho rero uba Kristo kandi muhamye muhamije umukurikiye ubundi reka mbabwire nta byaka aheze wacu ndi reka sa Yesu